ese Bria ko ngenda mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona njye ntabwo nshobora man Jay yewe ntabwo ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya nakubwiye ngo she is my best friend ni inshuti yanjye nyine njyewe none ako ngenda mubona nyumve turakorana that's all ngenda mubona nkumvo turakorana arahostinga ngacuranga ibyo rero byo kujya kumucagariza ndamugirira ubushagara asa nta mugabo afite nta mwana afite ntabwo babyaranye genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute kandi uri indaya imenye indi ubwo nawe uri indi njyewe rwose ndamureba nkumva ubucagariza wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngombwa niba ufite iryo rari ryawe bazayica nawe bayijyane ujye ko umuntu agiye kuyirereza agenda kuri ribu kwa yishiro ibyo rero kumugirira mugira ubushagara asa n'umugore wawe nambaye ubusa muranyihangana sindi bugaragare nashaka n'ugaragara kundi nda wambaye ubusa gasu abantu bahita bandopora tasha nsigaye ngufitiye imboro bro Taje mbabara njyewe umuntu aribabariye kabisa njyewe umuntu aba yibabariye reka kuzana oya njyewe umva nkubwiza ukuri Bria sibyo kuri hoye njyewe wenda mwebwe muri gusinzira impamvu wenda mo mutinya no kuvuga amazina y'abantu bamushaka gufata mu nyo simbizi urumva umuntu bita DC Clement njyewe niwe nshaka kuvugaho ndagaswera mama singiye kuca ku ruhande uyu muntu ngo DC Clement niba u Rwanda rwaragize ibigoryi byabayeho ku isi DC Clement nicyo kigoryi gishobora kuba cyarabayeho cyonyine wenda gakurikira nawe wimwita ikigoryi ariko uziko DC Clement ari umugabo wubatse afite urugo n'umugore ariko ubwo uwo mugore wari amazi amvomera Bria nyine n'amazi akuvomera ariko nanone ntabwo ari ikigoryi gerega umuntu ashobora no kwandika inkuru ahubutse ariko buretse gato njyewe nanga ko umuntu yakwandika buretse tesha nanga ko umuntu yakwandika ibintu ahubutse nk'uko nguko ukanamusobanurira ko wanditse ibintu by'ubugoryi agakomeza kwigirira intyoza n'intiti hanyuma we ko wari uri live ngo difata ntabwo yari arimo aramagara abantu ngo bababwire amakuru bamuhereza amakuru ni ikihe kigakorera ahubwo ku buryo barinda kujya kumutangariza amakuru ishaka kumenya amakuru y'ukuntu nyine umuvandimwe ameze yego ugahuruza ukagenda uhamagara none cyakoza Kaspi ahantu uri Kaspi mana niduhura nzakugurira akantu ko kunywa Kaspi oya Kaspi umurongo urimo turi kumwe 5 kuri 5 tuko pamoja na kolabo kwisi Kaspi ninde Kaspi ni DJ Kaspi yaramuhamagaye ngo ngumva ngo rero ngo ngende ibintu byo kuguhamagara ngo utanyitaba ngo nago mbikunda wowe gute hamagara umuntu mu kinyabupfura niba ari n'umuntu ugwamakuru yagwe ariko gushaka guhamagara umuntu wagira ngo nirinde ugwahamagaye hawo Kaspi ninde se mwana ibyo byihorere ubwo uwamuhamagaye aramuzi nago n'umuhanzi DJ harya bura Kaspi ntandirimba agira no mu DJ Kaso ariko Kaso se aramuzi ibyo tubyihorere ariko njyewe umva ikintu ndashaka kuvuga Kaso njyewe ikintu kimbabaza nukuntu iyo umuntu afite ikintu cyiza ahubwo Brian narinzanye umuvuduko bakivugeho nacyo bagiteza imbere bakivugeho ahubwo umuntu yakora akantu gatoya kabi bikaba ariko Eric ariko shabi byarambabaje Jay Eric nge turakorana sibyo dukorana 3 mu cyumweru dukorana 3 mu cyumweru kuwa 3 kuwa 5 no ku cyumweru nukuri kw'Imana yo mwijuru sindigera mbona urabona bya bindi wenda rero n'ukuntu umuntu agira imico mibi agashaka kuyicengeza amabandi cyangwa agenda wenda nko kubaginisha cyangwa bikora ibindi bintu sindigera mbona Eric ibyo bintu abikora Eric se buretse gato nkubwire Bria Eric bose abushyira kuri Snapchat niyo yatahanye n'abantu Bria njyewe umva nkubwiza ukuri naraye kwa Eric se muhungu ibyo nkubwira niko kuri sibyo Eric naranagendanye nawe muri Kigali nawe arabizi neza yuko umuntu utaba muri ibyo bintu adashobora kumubwira ngo tujye muri ibyo bintu uri kumva natunguwe ntakubeshye n'izina ry'Imana natunguwe no kubona statement ya DC Clement na Dekate nese muhamagara ndamubwira ni Mana nyagasani ibintu mbona Clement yanditse ko bitari mu bumuntu nabuke uzi kugira ngo umuntu yicare wandike muravuga ngo wabibonye kwa DC Clement njyewe rero none ntabwo nabibonye kwa DC Clement nabibonye hano kuri nuza kuri
kuri YouTube ari abana bari kubivuga gutya bafashe ijambo noneho hari n'uwo nagiye kubona mbona yanditse ariko iriya title wari ndebe y'ikinyamakuru iriho ndakwinginze iriho ngo Erike Semuhungu ngo harimo ngo n'umwana w'imyaka 7 man ibi bintu n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru ibintu byo kwangisha abantu ibi bintu ntabwo nyine nibyo ndimo ndakubwira natunguwe no kubona umuntu nka Disikre mbere nari nzi ko ari ikigoryi ariko ntarabyemeza neza ngo nkireho vi bro ngiye kubona mbona ngo mu byo akurikiranyweho hakurikiranyweho no kugira gute no gusambanya abandi mana cyo kuzamana midamugana abantu nta bumuntu bakigira ndagaswe nahise mvuga ko abantu nta bumuntu bakigira ariko buriya uzi kugira ngo umuntu afate umwanya wo kwandika kwandika binatandukanye buriya no kuvuga buriya mu kuvuga ushobora kunyerera ariko kwandika ni ibintu utekerezaho kugira ngo wemere kurekura ko post ijyaho sibyo buriya gusa nanone Disikre marya sinabonye ari nyuma yahinduye ariko erega sheri ari igihe uhindura ikintu ariko abantu cyagezemo kukibakuramo bikagora nose mabere ya nyina yaragiye yicara hariya araza arivuguruza aravuga ati nakoze amakosa Ega guhindura inkuru Briane no guhindura inkuru kuri kose kwamaze kujya hanze ntacyo bivuze none uzugura abantu baratangiye gukina ku mibyimba uzabare muri ya comment ngo he ngo twari twaramubwiye ngo none ngo ntiyari gutinda hanze ntiyari kugira gutya na gutya ibaze n'izina ry'Imana nukuri nge ndumugabo wo kubihamya Eric ariko nanyuze ibintu nanjye nakoze se nakoze akaganiro nanjye mitangaragaza ko wenda mu bana Disikre yavugaga hashobora kuba nawe arimo no muri titire mbisigamo ndavuga nti Eric Semuhungu ngo arashinjwa gusambanya abana ariko cyane cyane witwa Disikre ariko se nawe wagiye ureka none sibyo Disikre buriya nawe wabamo kuko warabizi n'ibyo bintu Disikre afite umugore kandi umugore w'umukristo Disikre bakora byose oya reka ngende kuvuga oya reka ibyo bintu nta Disikre mukora byose ahubwo wenda nuko aba yarakoze ikosa ryo kwandika ibintu atabanje kubaza none ikintu kimbabaza reka nyine ariko Briane rero byo cyo ngewe Disikre makora byose nukuntu abanyamakuru hano RIB yabahaye kwizana barya bavuga niba ari kwizana no kwishyira niba ari kwishyira kwizana nago mbizi uri kumva nago nyine bahamagara RIB bakayibaza ati se ibi bintu uyu muntu ko muntu wacu uri muri entertainment mwamufunze nukuri ko Imana RIB irabasobanurira ikababwira ati uyu muntu se wenda reka tube tuberetse gutanga amakuru ariko niba RIB itarasora ikintu Mana nukuri ko Imana ibi bintu mucengezamo abantu ngo Eric ngo bamujije ngo gufata abana ku ngufu hari abantu babyumva bakabigumana mu mutwe ku buryo none hano Disikre abera umugome yaragiye ngariyandikishwa ngo biravugwa iyo biravugwa rero Mana yanjye iyo biravugwa uzaba bivuga buriya nawe dufitanye ikibazo hari ukuntu yigeze kugenda yitereka kuri Kabyindi amvugaho utuntu tutari twiza ujye umbabarira jewe nimbo Disikre wavuga kuri wowe se yigeze kwitereka rimwe amvugaho hamwe n'akandi kagoryi bita ngo Chita kamega gakuri Chita magic Chita miyo mubonye mbabona sana bwana y'igisuka bwana se yakugize nuza Chita yagutwaye iki se kandi wowe ariko se wowe Chita yaragiye agera ahantu ku mukire uri kumva arahaniye atangira kusnicinga arahaninya noneho umukire turimo turaganira buri abakire baba abana beza umukire turimo turaganira abarambwiye arambwira ati ariko Chita yambwiye gutya bro buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire uri kumva ndagaruka nkakubaga noneho Chita n'akari agasura ke gasa nka Rugabire ndamubaga bro Chita buriya ka Chita iyo nkabonye mba mbona kararemwe nko kuwa gatandatu bagiye mu isabato ariko ngo Jay uri kumwumva
iyi mwijuru bagiye mu isabato bahita gasa bari na bwana makati y'igisuka ndazaga mbabarira nze mwereke bwana y'igisuka mbabarira ya makarita ari ariko tuza nawe ni umugome gagiye kugereka bwana y'igisuka ukuri kw'Imana ariko mana ariko ni ukuri kw'Imana ndabizi neza yuko hano umva muba mwabuze ibyo mukora mwese abanyamakuru mwuzuye aha ndabizi ubu mu gitondo ndasanga kakarayivu kaje mwakamanitse ariko ni ukuri kw'Imana ni iki kintu kikubuza kuvuga ukuri ese nta nubwo wanahamagara n'umuntu byibuze ugendana na Eric nta nshuti ziwe muzi ugenda umuntu abaze n'abo mukora uri kujya kuvuga ngo umwana ngo yafashe nukuri kw'Imana Eric kuki mushaka umwangisha abantu Eric ko nta mutima mubagira Eric ko ari umwana mwiza Eric ko ari umuntu utajya ariko Bria ikosa Clement yakoze naramuka atagiye ngo afate kamera n'uburyo kiganiro kizarebwa afate kamera aza avuguruza ibyo yavuze njyewe nabonye DC Clement arimo aravuga ngo nyine na RIB nimara gutangaza amakuru ya nyayo nawaza ariko se none se undi kuki mutangaza amakuru RIB itabihereye amakuru nagenda afate kamera yivuguruza ibyo yavuze bitari ryo ko Eric nawe muzira azamutatura umugenda bro azamutatura umugenda akosha bira bintu byarambabaje nje none natekereje ukuntu Eric bamufashe dutandukanye twese buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda kuko nge twari twakoreye hafi yaho ntuye so nawe watwaye wasinze reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka niyo none ngabo urabona ndasana kacita mbabarurebe urabona ndasana kacita ibyo gusa nacita byo ntacyo mfataho ariko bwana y'igisuka niyi Tesha last time Tesha bwana nayo ndayikwereka iri mutima nushaka ni gusaraba ndayikwereka Tesha last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga nakubwiye ngo iki kwasana bwana y'igisuka Tesha nakwiyamye Tesha nacita baraziranye nta nubwo tuziranye namubonye rimwe twagiye gushyingura yanga ho gaheka Tesha ntabwo yamenye uduhungu tubi wimeka ubwonko reka ndakwiyamye sinamba mbona ari igikara ariko nagaza na bwana kirimo kiramubaga gakike ndakwiyeboje Nisha nushaka umbwire ngwereke na bwana y'umusaraba mugira amagambo ariko se ko mbizi neza ko se muhungu naza azibagira umuntu ra district baye amagambo yamwanditse bira bintu nibibi nukuri bira bintu nibibi Imana igi baba biriya biboro nicyo bitu bira bintu byo kwangisha umuntu abantu ukamwangisha abantu ku buryo umuntu ahura n'umuntu akamugira nk'ikizira maze warangiza ukaza ukivugisha ngo ngo nahise mbivuguru warabivuguruje se abantu bari batwaye ibyo uzi noneho abantu kura batanye gukora za analize ngo se muhungu buragiye bitarya ngo nabibonye abantu barimo barakora analize sha ngo se muhungu agiye bitarya 25 bakanamubarira n'imyaka ako sha kuvuga ngo se muhungu yarongoye umwana byo hariya umva ni goodbye ntacyo mfataho pe uragenda ukajya kubeshyera umuntu koko ngo yarongoye ariko Brian cyangwa se wenda yarangije muri kumwe kurangiriza mu kiganza Brian sinzi impamvu abantu batinganye ujye ukunda kuba bihishira DC Clement niwe ariko nabikubwiye none ahangaha wiswigirenganye DC Clement yakoze ubukwe afite umugore simbizi niba wenda baranabyaye ibyo byuka none se mucomo we uburetse gato uzwo mucomo nawe buriya yabyaye ariko njye mugeze kubona message arimo arandikira aba Eric ariko mucomo yarandika none se ukuri ni kwagiye DC Clement nawe rwose ni byombi wese nabe na mucomo hari ibimenyetso DC Clement ufite ikimenyetso uzagenda ushaka umukobwa bita ngo Chris Hoza azagusobanurira neza Chris Hoza uzagenda umubaze ngo Chris Hoza wundi ufite umugabo baterura ibyuma ariko Bria wagiye umbabarira jewe ko mba mfite amakuru y'indani bro na comment ndi kubona kamurebere ko yani nari ubizi ubwo ngubwire uri muravuga ngo Chris Hoza uriya ufite umugabo barabaterura ibyuma bo muri Amerika
Chris woza si bya disikrema bizate. Oye uzamubaze umwegereye urumva uzamubaze umwegereye azagusobanurira bro. ese comment zawe zagiye Ntabwo mbizi ntabwo ndi gusona ariko gihe cyanze iyo wagize traffic nyinshi comment ziragenda. Iyo wagize traffic nyinshi comment ziragenda. traffic iri iki iyo barimo barandika cyane. Ose teshayize hera. traffic iri ku muhanda se Ngaho. Rayon Day Rayon Day ni ku itariki 15 z'ukwa munani azaba ari kuwa gatanu. Abareyo bose muhagarare mushinga imigara tuzahurira kuri star izabera Rayon Day ntabwo ndabimenya. ngo abatinganye bavuye gufungwa bose Gafungwa na nyine. Ubawe sibuya ko babivuze ugahita ugira ubawe. Reka nkubwire rero Jay Squeezer. Ntabwo ndi Imana ntabwo nigeze nde mu muntu ngo nindagiza mushyiremo amarangamutima ngewe nifuza yuko yakabaye agira. Cyangwa wavuganiraga mu banza wumve. Cyangwa wavuganiraga mu fito wawe Jihad. Iyo uri kuvuga ngo umuntu ngo numutinganye utaramufatanye na nyoko wanyu nyogosenge ushingira ujya kwita umuntu umutinganye. Wese ko bavuga ngo uri umutinganye uriwe. Ngewe ngiye kubwira cyangwa gusubiza uwo muntu. Ni wowe ndi kubaza wowe ko bavuga ngo uri umutinganye we na Dumba muribo. Ako muhungu uzuko igikondi wacu nta n'umutinganye wigeze abayo. Nta na cy'abakobwa wigeze ubaye umutinganye watera cyangwa waterwa waba uri umuto. Ndi kukubwira uretse gato nkubwira mu bizira bikanaziririzwa nta mutinganyi wigeze abigira yemwe niyo batambagira ntibajya batemberayo. Ngaho mu ndebere mwari mwagera igikondo mwahagera mu mbwizo kuri niba buzuye iyo nyoba ukagira ugasigara uri ikijenjegeje. Ndi kukubaza mwebwe babiri mwari mwagera igikondo ndahora turahaze hariya kuri mbere n'iya kabiri Yatuje nta mutinganyi wapfa kwikoza igikondo bro barakuzitagura bikomeye cyane. Abatinganyi bose se niba uri igikondo Mbona kubwira nukuvuga ngo aho hafi ya bose igikondo reka kubesha kasuku. Ndi kukubwira aho nkomoka nta mutinganyi uhava. Bazamuwe n'abatinganyi nibo baguhaye hendi. Twe turi abahungu bari straight. Abantu wanditse ngo bafite n'isoko igikondo. Ngo he isoko kasuku. Ozabaze sha. Bwa iyo nirahira nka mutinganye waba uri gutera cyangwa waba uri guterwa. Iyo nirahi oya jyewe ko batinganye abakobwa nacyo bantwara. Ndi kukubaza b'abahungu ubaye uri we bagutera cyangwa watera. Ibyo biboro nta nubwo wanabimbaza mwana ko niba ari ikintu cyambere kikizira nanga. Niyo mpamvu buriya niyo mbonye nka rwa Jihad nyine niko nanjye mbizira nanjye sinkunda abatinganyi simbakunda ntabwo mbakunda simbashaka no kumva simbashaka no kubabona iruhande rwanjye kandi uriwe kandi nawe uriwe wese kubihakana kandi nawe ibita bigaragara umuntu atarinze no kujya kure uzohereze mushiki wawe aza kubarira inkuru Eba nabi ukabona yakwishishe ariko nuko wenda mwe mu bigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangamye nyine mwega kubabona bigubona binashimishije. Yewe nawe mutinganye tuziranye utabangamye wowe uranashimishije no kukureba. Uziko ngiye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntago bashobora kubyemera. Nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane. Ngiye iby'abakobwa pe nta nicyo bintwara mbona nyine bishimishije cyane. Abakobwa se nyamara n'amapone abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuko agahita zakabajyamo hagati agashinga. Kandi nyine byo nkubwira njyabo ngabo nabazitagura bikomeye ariko nkawe zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura kasungura akazi ko gukina pone miliyoni urazirya atugera gaswere ndi kuvuga nkawe na Brian gutyo mumeze bro mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze. Iyo nda yawe yagiye ikakigwa hose cyane ngo ndi ntwagiye ku rugamba cyane urwo rwa Brian rufite abareyo kuri 15 z'ukwa munani twese umva haza amajezi mashyashya mwandikira kuri Instagram ya Reyo kuri Instagram babahereza amajezi yawe muhamagara umuhungu wanjye bita Matici azaba ari muri Matici ngo Bareyo Matici umuhungu bita Matici
Matici afite amajeze bayamuhaye ariko yagurisha oya uramenye ntabyo nzi by'amajezi buriya amajeze yasohotse uko nuko nijwe na ngo Jay ikoranga cyangwa bigendere. uri kumva buriya nimo nakubwira ngo nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza nawe wenda kutugutiza reka kwifuza nabanziriza kuri n'amasegonda abiri watumarana yabakututwiruyeho nabanziriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagura ibiboro bikomeye cyane ko wangwaho ribwe ukaza kumpigahiga iyo nduka yiyegeka wowe babona wa moninga utongana Brian nakuzitagura bro nyumvira atashaka wabona aramoninga no unangana no kujya moninga atonga no kujya mukubitira akajya ujya mukubitira umupura akajya kubwira ngo Jay wagahamba we Jay Ako Brian mumone yavuga ngo swera gake gaswereyo ariko cyane imunyibagize ikintu cyazanye kuri no live n'ukuri kw'Imana mwijije umugabanye ibintu byo kwagisha abantu abandi mwitwangisha abantu ariko se n'ubundi unkunda azakomeza nkunde kubera yuko azabakunzi ikiri muri ngewe Eric nawe rero n'ubundi umutima mwiza uri muri we azakomeza usurprise mu ntago muzamwangisha abantu bose ngo bikunde mwikangisha Eric nyuma y'iminsi 5 nirangira rip wenda ari ibindi bintu bamukurikira kandi nari bifite ibindi bintu bamukurikiranye wizabivuga baba babibatanga oya nari ibintu ngo yatinda kubivuga ariko biba bizageze igihe bakabivuga ariko mu gihe batarabitanga mwiharabika nukuri kw'Imana Eric mwimwangisha abantu Eric n'umwana mu bana beza nabonye natangirwa no Brian urimo urakoreshaterimiteri nziza ngo bimwangisha abantu urumva ahubwo ikintu wagagombye kuvuga ni iki ngiki vuga ngo mwimutega iminsi nka cya kigo gicyo cyamuteza iminsi sha mwimutega iminsi Eric ngo mvango nibyo yajazira none se ariko reka mubaze ninde muntu wakubwiye yuko yakoze mu makara agashya kongera agakozamo none rwa urakoze cyane ariko se undi abantu bose baba bamucira imanza ubu tuvuga ko mwese muri abamarayika muba mufite n'ibikosa bikomeye kurusha ibya Eric wabona Eric yarafashe niba ari baramwohereje ngo yafashe ngo umwana wabona we warafashe ihene cyangwa inkoko urakoze ako se uyu muvandimwe nawe uri murandika ibiboro bya Rayon Day nawe yakabije cyane abareyo ntago bajya batanga amafaranga kandi abareyo barekeva ku mureyo cece ku umureyo Brian oya we bose bazabatsinda ariko ni mwisanzu Brian nta muntu Brian nta muntu wagundushaga gukunda Rayon Sport ariko Rayon Sport amafaranga Rayon Sport yaramenye none se buri gihe mbahemeshejweho n'ikigombeshejweho n'amafaranga nyiriyo ntayabonye ndigendera ariko ni igihe nikigera bakamamagana nzagaruka kuko gifite ku mutima ese je wa mugore wawe mwaratandukanye abanyamagambo no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu gihari umuntu bita Eric se muhungu niyigarukira bro oya Eric rero byanago biza Eric nagazi kuburana Eric nagazi kuburana Eric kizi no kwivuga ingira kera ahubwo kera nibwo Eric yajyaga ajya kumara iva kabaga ariko Eric ubu ngubu byaranze kabisa sinzi ko yigirira uduprufura ushobora kuzasanga muganye ibyo nakubwira ngo runaka ni double kandi ukazasanga nibyo koko ibyo birashoboka Eric agira amaproof abaryamanya amaproof ndakubwiye ngo ushobora kuzasanga mureke kumva erega mwabantu mwe ni mureke kudutega iminsi muhumure igihe cy'umuntu nikigera azapfa nawe uri kuri no live uzagera igihe upfe nubundi nanjye nta uzaramba nk'umusozi wintega iminsi iby'Imana yangeneye kuzageraho byose nzabigeraho mu maso yanyu iby'Imana nawe yakugeneye kuzageraho uzabigeraho mu maso yacu urajya gutega umuntu iminsi se kugira ngo bigende gute waramusuye umusaza wagiye kumureba ku wa mbere baratubwira ngo ntago bari bumuduhereze ngo dutegereze ngo bazatubwira kwa mbere twagiye ariko iminsi 5 ntago ari myinshi ntago ari myinshi cyane myinshi mana wegereza no umva Tesha ni myinshi ku muntu wenda wari usanzwe ufite n'akazi n'ibiki byose ariko ntago ari myinshi ariko uzi hano mu Rwanda gusiba gatatu gukora hano i Kigali gusiba iminsi 3 kubera ko Eric dukorana ku wa gatatu uri kumva gukora hano iminsi 3 ukayihomba muri no sama harimo amafaranga ameze gutya iminsi 3 yonyine amafaranga uhombye ntabwo uzayagaruriza ariko Brian wazambabariye
ukanshakira nimero ya kiriya kigoryi bita ngo Kazungu, urumva ko mama we nshaka kuzasangira nawe ikigage. nimujya gusangira uzamamagare niba ari kabosi. wambabariye ukanshakira nimero ya nyina ko nshaka kusangira na nyina ikigage. ariko se ko iki mpamvu ko umuntu wabagiriye nabi mu Rwanda reka rawubwire reka nkubwire. none se buriya uretse gato nanjye nkubwire ureba iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamusubiza ahubwo iyo utamushubije umuca intege nawe umutima wo gusamushinga akagera Bria ndakubwiye ngo ndamugirira nabi cyangwa nabwo ndamusubiza. Wari wabona namuvuga nanjye yaranyanditse aranyandika tutanasi wari wabona namuvugaho cyangwa ngira gute. Umva Bria ndashaka gusangira na nyina Samblag, ndashaka gusangira na nyina. Ujya gusangira na nyina se nyina muri afata nyina wavuga n'umugezeho. None kuko ni jewe niwe muntu wenyine nzi twakwisangira. Erega bano baniga murabarenganya bano baniga bababruka wenda wabona biri yaryo bintu bimwinjiriza amafaranga. Iyo reka nkubwize ukuri umureka aravuga igihe kikagera akabona yuko ari guta umwanya akakwihorera. Rero urajya kumusubiza ukwana nayo kunyandika naramwihoreye. Nakwandika surapfa nakwandika urarutariye nakwandika birakubuza gukorera. None yagize video yanjye hanze nasinze ifite icupa rya Musiteri indiri hejuru ibicece biri hejuru ndi kuririmba butabaho mana yanjye mbega mama wanjye yaranyereje arambaza atari ko mute i Kigali nibi wiberaho. uvuze umuswera none ejo bundi shaho nahuye n'umuswera nyina w'umunyamurenge. Urumva Bria duhurira ahantu noneho urumva nyine nanjye gukoresha imvugo itari nziza ariko reka mberereke. Noneho duhuye hari umumama twari turi kumwe nawe ngiye guherekeza kuri airport. Umuswera nyina abaraje abona ko ndi kumwe n'uwo mumama. Urumva abaraje ngo nikoa ndamwana ibitese ngo niko gasu ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzagera ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzagera. Urumva ndamwana okay ndamwana nta kibazo ngo ariko kandi abona ndi kumwe n'umuntu w'umumama bro w'umukecuru ngo ariko se nguzugira ababyeyi. Urumva ndamwana se navutse ku giti. Ibi rero nibyo atashamukanya yararimo abantu basa kwivugishwa ngasaga ibi bintu ukora ngo gira umubyeyi wanjye n'umubyeyi wawe. Umuntu akaza muri comment ye baba wereka nanjye nduhuka umutima. Umuntu akaza muri comment zanjye akandikaho ngo cyakaze umubyeyi wakubyaye ngo yaragowe aho kubira kureba n'abantu mwe mwancakura. ngewe umuntu umbwira nk'ibyo mbitamubwira ati wamaye nimero zanjye ngo ngazamucumita. Mbiyamye ku mubyeyi wanjye yambyaye ukwanjye nawe akubyara ukwawe wabona mwana narushye muri n'indushyi mbabarira nkuyamye umubyeyi wanjye urajya kumujya mu bitekerezo umujya mu mutima wibaza uko abayeho kuba yarambyaye ajya kumbyara yigeze guhamagara ngo uze yakugishije inama cyangwa yigishije nyoko inama. Suko jewe nawe turavukana urakoze jewe nawe turabana turasangira turagendana duhuje umugabo cyangwa duhuje iki. Ariko Bria ko abantu benshi bakomeza kwandika hano ngo tanga imbabazi bimeze biti. Ndagukura kuri live yanjye. Oya ntabyo mvuze nta bintu byinshi mvuze ndavuze gutanga imbabazi. Nanjye ubwo barazimpaye saho ko nazisabye ntago bazimpaye ntago wabibonye. Ariko jyo berereka jyo ariko reka nkubwire natwe Imana yaratubabariye twabuzwa se n'iki gutanga imbabazi. Ninde muntu uranga ku isi nibyo ndi kuvuga nta muntu udakosa ndakosa nunde jazakosa nundakose nyine umuntu Imana yaduhaye imbabazi natwe tugomba gutanga imbabazi. Nyine tanga imbabazi nyine abantu babibone ko utanga. Ndagukura kuri ino live naga aricyo cyanzanye kuri ino live nge naje kuvuga ku bantu bashaka nakwavuze ngo kwangiza abantu kwagisha abantu abandi nibibi kutega abantu iminsi. Ava ubwizo kuri ese amakuru ya Muyango mwa nta nimero yugira hanze namamagaye umunsi ntabwo twabaje kuvuga. Ako DJ umunyarwanda ntacyo mfataho amakuru ye Muyango ameze neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe. None se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nawe ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo. Oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge barabeshya. Buretse gato nangize ikibazo. None se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi. Oya ntabwo aransaba imbabazi se yankoreye iki? Kuguharabika nyine ko ngo ari wowe wumva cyane. Mwigeze ubona umuntu uharabika igisebo njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye nge ndi igisebo ubwo se wajya guharabika igisebo.
kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi. ni akazi muyango njye duhuzwa n'akazi. Nyine nibyo mvuga kandi mvuze ngo none nabonye bana utuvideo mo muri kumwe nta kibazo gahunda zigenda neza. none se undi ikibazo cyawe muyango ni inshuti yanjye, muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga. uri kumva muyango ikibazo cy'acumba wo mu Rwanda niwe muhosti wenyine, niwe muhosti usubiyemo. muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe. Mana we ndakubabira wivuga amafaranga ye dora tuye kure batazamutega. Umaze Bria amafaranga menshi ngo besese ese Bria njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona. njye ntago nshobora man Jay ariko gasugo yewe ntago ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya, nakubwiye ngo she is my best friend. Ni inshuti yanjye nyine njyewe none ako genda mubona ngo turakorana, that's all. Ngenda mubona nkumva turakorana, arahostinga ngacuranga. Ibyo rero byo kujya kumucagariza ndamugirira ubushagara se nta mugabo afite nta mwana afite ntabwo babyaranye, genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute. kandi uri indaya imenye indi ubwo nawe uri indi. njyewe rwose ndamureba nkumva ubucagariza wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngombwa niba ufite iryo rari ryawe bazayica nawe bayijyane ujye kubona umuntu agiye kuyirereza agenda kuri ribu kwa iciro. Ibyo rero kumugira ubushagara asa n'umugore wawe uriya n'umugore w'umugabo uriya yarasezeranye imbere y'amategeko akora ku idarapo ararahirira afite umugabo wemeye n'amategeko. uri kujya kumushagara se iyo nurubika ushaka kuyiturubika kuri ndaho ubwo bazayicira nzira. Ako Tesha k'ibintu utabivuze arabivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ukagenda ngo kubakuramo ngo utununguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya. ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngo arumva ngo yavuga ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye. ariko ubahubwiza ukuri sibyo ubahubwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse Jay ubushize turi kumwe kuri live Imana ishimwe reka nongere mbisubiremo nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye nari kuri live ya Dumba na Jay Squeezer njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira kabi. Yes mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo nigeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigejeje kure usibye ko wenda njye nawe atinyuka kuza kumbaza ubusa ko nahita umva shu njyewe nari ndi kumwe na Kiramani ndamubwira ni gusa mu bantu bakina filime iwawe bakina muri filime zawe harimo abantu babiri sinabavuza amazina abo bantu twigeze guhurira ahantu shabaranukira pe izina Nyambo ntaryo nigeze mvuga mu kanwa kanjye izina Nyambo naryo nigeze nubwo muri abo bantu natekereje ntabwo Nyambo rwose yararimo ariko mwaragiye murabifata mu bihuza n'ibintu Jay Squeezer bari kuvuga njye se Nyambo ndamuzi ako bambwira ko Imana yo mu ijuru na Nyambo niba uri kuri no live ntabwo nigeze mvuga ngo unuka gahuyu kuko nta nubwo giye turegerana umwanya agahuyu karoroheje Brian nganuka nk'ikibonde naganuka nyambara humura neza ntukaje mubeshera abantu ngo ni nk'ikibonde uba ngubwire najya ko nambara mu gitondo abantu bose banditse ngo Jay Squeezer ngo na Brian ngo bavuze ngo wese ubundi agahuyu ka Nyambo ukagezemo ntabwo giye Nyambo turegerana cyane ku buryo najya kumva kanuka we Tesha Nyambo we yakunukiye mwaregeranye Nyambo mwararya uri mu bantu bivuga ko banamusambanya wowe sambanya ndi Nyambo ariko ako ikibara kiro ubu baraje babyuka bandika ngo Tesha Nyambo barasanga oya Tesha reka ibintu ntitubijye in deep njye nuko najya nkunda kuvuga ibintu byo abantu baryamana nta muntu uri gutaha mu nyo yawe ninya nyine niryo nkubwira ngo Tesha atangiye kuza kwivugisha nka Nyambo narababwiye hari abantu rero baba bazana bakuvuga ngo urabona ngo uyu muntu ngo genga mvuze ngo byabira sheri reka mbahereze
reka mbahereze warning kasu njyewe uzabivuga njyewe yewe umuntu wese uzashaka kumvuga azamvugeho Tesha. nimbona nkwiye kumusubiza nzaza nanjye mutature Tesha. nimbona bidakwiriye ntabwo nzigera nza Tesha. kumuvuga oya kasuka ibyo ni ibintu byawe uri guhimba kugira ngo abantu cyangwa nawe wenda mubone ukuntu mwa uploading inkuru va kuri ibyo bintu Bria oya Tesha arabizi n'ejo twarabivuganye ibyo bintu in box. ariko ejo wavuganye na Tesha. Kasuku. njyewe ngira nomero ye Tesha ejo mwabivuganiye hehe kuri telefone arabizi wavuganye nande na Tesha zana screenshot ahangaha uyohereza kuri telefone ya Tesha ko mwavuganye reka nze ndebe nayifata neza. wayifata ute twavuganye kuri mwavuganye kuri snap mwavuganye kuri whatsapp mwavuganye kuri ese uri kujya gutanga ubusobanuro bw'iki kandi numvise uvuga ngo ntabwo Oya, utanga ubusobanuro. dore reba nimero yawe nanditse muri gera muvugano Mukayi niyo makuru nimero yanjye agira urasebye uwo yarayigira akira dore ngiyi Mukayi niyo makuru nimero yanjye agira Mukayi niyo makuru nimero yanjye reba agira nyuma mfite indi yamaze yonyine ngira ubu nese Mukanya- nimero zingahe Mukayi niyo makuru nimero yanjye agira naka ariko shaje surebe ibi bintu buri kwikora nta muntu uraza hano kuri ku mbuga nkoranyambaga ngo akuvugeho ikintu akubeshyera nibwo uzamenya Bria uramutinganya umushuti wawe ntabwo yavuze ibintu ambeshyera ngo mu rugo ngo bagiye gufasha babahiriza ngo ibyo kurya bro. kasuku nawe baramubaga we baramubaga umutinganya bita jihadi ntabwo bizi Bria urimo urabyishisha ariko mwahuriye mu buriri mwararyamanye jihadi umwito ntabwo njye nanjye nkubaze jihadi ariko wowe na jihadi byarabananiye kumvikana Bria uriya muntu ibintu yamvuzeho amenyera famiye yanjye bro. wese ntabwo ujya winjira we ntabwo wapostinze ngo mama we ngo banditse ibiki we ako kukimwikunda mama naze mama wese umusazi ntari mu bugezi none waramusuye wamusanze indera uretse gato nkubwire Bria nyine ndakubajije oya nawe ntukazajya wigira intungane jeyi ntukigira intungane uko wataka imiryango y'abandi nawe niko bagaruka bakakira kandi rero umuntu ikibazo cyanyu murataka bataka mukababara kandi nawe mwatatse abandi wayi uretse gato nkubwire njyewe nigeze gukora ikosa rimwe ntwika bulldog sibyo sinabikubwiye yankubise voice y'iminota 48 bro yankubise ibitutsi ebane bimwe biteye ubwoba uri kumva bitambona ko kumuvandimwe nshobora kuba namubabaje koko uri kumva turagenda turabikemura birananye uwo ni Nyambo ngaho nyumvira ariko barakuroze oya Bria reka mbyihore so ngero kubivugaho sibyo ariko manager reka nkubwize ukuri nyine ariko abantu bagira ukuntu wataka umwataka we yakwataka nawe ukababara mu by'ukuri uko nkuko yavuze kuri famiye yawe nawe waragarutse uvuga kuri famiye bro akoze kugira ngo umuswera nyina bese kugira ngo umuswera numva mwakiyunga bikarangira kuko mwese mwaravuganye uzi kugira ngo umuswera nyina umutinganya ngende ko besha ngo yagufashirije famiye bro wese ko wavuze ngo nyina yarasaze wigeze umusanga mu muhanda arimo aratoragura amashashi ako no kuri kuhari ako Jay muzi umva akebo kagiwa mugarura ibyo umuntu akorera undi nibyo nkuko nawe waramwata kuki wowe wumva yuko wavuga kuri famiye yiwe we navuga kuri famiye yawe ngo barababaza mukavuga ngo ni showbiz oya ibi bya showbiz ibyo ntacyo mfataho iyo ni ya nyuma mbahani ngiye umuswera nyina uzankiniraho akajya kuvuga ngo ni showbiz nzamuha agashino ka nyina hari igiswera nawe nyine bazabyuka nawe bakakongeza wese nyoko ntakugira ngewe umwana nshaka guhana neza kibyeyi ni umuntu umwe ninde ni umwana nshaka gusangira na nyina ikigage nzamuhamagara mwe wese niba shaje uriya we rwose nushaka uzamwihorere yewe umva uriya ntacyo mfata nshaka kuzamuheza akagafoto niba ndasangira na nyina ikigage erega sheri reka nkubwize ukuri ineza ihosha uburakari umuntu aragutuka ukamwihorera ejo akagera aho ngaho akaruha yamara kubona yuko ibyo akora nawe nyine nta nyungu akagaruka bikarangira kandi mu bana ukongera ugasubira gushyashya gusa ngewe mu buzima bwanjye hari abantu baba baramemukiye bakambabariza umutima ku buryo mba numva rwose nubwo yagira gute ntacyo mba mfata ngewe nuko mba ndikureho gato ariko biriya byana hari ibyana amacaka kuba nahura nacyo mwese n'ujya ugera aho ngaho ukagaruka ejo uzagaruka ryari ngewe si ni ubuyapani ubu ngubu sindi hafi kuza ngwino twirire inyama sha
meruka kurya inyama iri ku igufuri na ako nkumbuye gucumita tesha ni mama wacumise hose ariko je maze kubona ko abakobwa bose ujya ubeshya ngo warabarongoye ubateza urubwa mu bintu najya nkinisha mu buzima bwanjye Bria nyine nk'uko uzi nawe udashobora kugenda aravuga ngo hari umukobwa warongoye sinjya nkinisha ibyo bintu byo kubona navuga ibyo bintu mbona bidateye umuntu uzabuhemutse uzaburi ikigwa mbona binateye se niwe ushaka tuzabikora kabiri se kandi nkubwiye ngo ndagukumbuye umupuri wawe ubusuje wakongeraho iki ko wameze nk'umwana wewe indwara urwaye ntayo kumva bana Imana rero ngewe nashaka kubabwira ngo mureke gukomeza guteza urubwa abantu no kubavugaho inkuru zitari zo ndabizi ko mpamvu ukeneye kumva inkuru mbi ku muntu hano hari icyana kigutwitse ngo Brian ngo ndagukunda no kuri lesbienne ni nyina wabinjyanyemo ni ikiri kwa kukumuntu wambaye wo mama ako se sankusoma t-shirt ya Brian gasoma impyisi wese wasomye so cyangwa ugasoma ukwegere wabonye Samusure ne burundu rwose ako Samusure aracyabaho masikini uzi rero umusweranye na bita ngo Chita uzi ibintu yakoze Samusure Chita yabanaga na Samusure mu nzu noneho je yarabeshya ariko oya banza barabanye mu nzu igikondo kuri mu Esperanza nizi baza umva nizi mfiki igihe baza Samusure byandikemo hano ndagapfiki igihe nswere mama wanjye Samusure ari hano ari hano mwamubwira byandikemo hano muri comment barabanye mu nzu uzi ibintu Chita yamukoreye Samusure amaze guhura n'ibibazo Chita yisabona ko umuhungu wa Samusure utari kuramamariza wa mwana indirimbo ye nshyashya Jody Bright buretse gato nyine bazi tubivuga urumva noneho Chita amaze kubona Samusure ari mu bibazo cya gihe Chita aragenda afata wa mwana wa Samusure ahita amukoresha afata wa mwana wa Samusure urumva ahita atangira kumukoresha ibiganiro urumva YouTube ukuntu ikora iyo barimo baravuga ku muntu runaka noneho ukongera ukazana umuntu uri related nawe uhita ubona views nyinshi subizi ariko se je bira bintu urabishyigikira kandi nyine cyo nkubwira je umva nkubwira bintu urabishyigikira kandi nyine cyo nkubwira ngo byarababaje cyane yawe man umuntu wawe ari close ubu ibibazo byose najyamo ni ngombwa kugira ngo abantu banje bajye kumigamo views urakoze cyane nibyo nyine nkubwira urumva narababaye bikomeye cyane ndavuga ntisha abantu niba bitanye noneho Chituzi ibintu yakoze Sabe Chita niwe muntu wari inshuti na Sabe urumva ya Sabe igihe yari amaze atarimo arakora urumva Sabe igihe yamaze adakora Chita niwe muntu wa mbere wajya gusansibiriza Chita niwe muntu wajyaga ajya gusansibiriza ibintu ngo Sabe ngo bituma atarimo arakora ngo ibintu ngo gutya na gutya Chita niwe muntu wajyaga ajya kuvuga ngo cyakoze reka nkubwize ukuri utararenga mana kubona inshuti nyanshuti mana noneho nkibuka ko Chita ari umuntu wajyaga ugenda agacunga Chita yajyaga agenda agacunga ahantu Sabe yakoreye agahita akoresha abantu Sabe amaze gukoresha kandi wenda bizi neza ko Sabe abantu benshi Chita yakoreshaga Sabe nyine yabaga nawe yamuhaye ko hari n'igihe Sabe yagendaga kumukoresha ibiganiro shabari ariko nase ntabwo bakiri inshuti nanone reka umuhungu wanjye Sabe yamaze kumenya inshuti nyanshuti zarizo oya Sabe ubu Sabe ahantu yicaye azi inshuti yarazibonye aho turi kumwe uzi inshuti ya Sabe magingo aya ngaya inshuti ya Sabe magingo aya ngaya ngo ni Yezu oya natwe turi inshuti ave wivuga ngo ni Yezu Sabe nagakigira inshuti nyine zindi yifitiye inshuti bita Yezu natwe turi inshuti ze aba yifitiye n'umusaraba wari inshuti ya Yesu Sabe ni inshuti ya Yezu ariko reka mbabwire mwabantu mwe kubona inshuti byo biragoye pe uzi kugira ngo ubone inshuti gatoya uzi kugira ngo ugire ikibazo uzi kugira ngo ugire ikibazo mani wa muntu wumvaga uvuga turi ngo ni uri buntu rwaneho ni uri bunyubana ahubwo nukabona niwe muntu utangiye kujya gutanga ibisobanuro
uzi buriya mu bantu mba numva iyo ndimo ndarya nabona nk'ikiganiro cye aciyemo nkahita ajya kwituma ni Chita. ngo Chita ngo yabyagenda gute? Nyine Chita iyo ndimo ndarya nkajya kubona nkabona nk'ikiganiro kirimo Chita. Urumva Bria? Ndakumva. Mpita njya kwituma bro. Ugize gute? Iyo mbonye nk'ikiganiro kirimo Chita cyangwa se wenda nk'ahantu mbonye ifoto ya Chita ndimo ndarya. Ako nawe rero Jeswi urwo n'urwango kandi urwango wapi nta nakubwa. Bria. Ngewe hari ibindi bintu ntashobora kuvugira hano kuri live. Urumva ndaza kuza kukubwira kandi Chita yabikoze mu ruhame. Ngwe sample bya Chita ntabyo nshaka kubivanga. Buretse gato ngwe sample ibyo yankoze. Ibyo yagukoze wowe? Wewe wambwiye ko yaguteranyije ku mukire. Uretse n'ibyo noneho Chita arahabora yigeze kujya noneho urumva mu ruhame n'abandi bantu bahari uzabaze bakamarade n'abandi. Hari ibintu yabajije live. Hari ibintu yabajije live kandi arimo aramvuga ngewe. Wese kuvuga iki we muziranye hehe na nuriya na niyo mpamvu ngubwiye ngo ndaza kuza kubikubwira ni box. Uri kumva? Gusa birababaza kubona umuntu ugira ikibazo akabura umuntu ugenda ugutaranga sha ibyo bintu ni igikomere. Abantu bagarutse bambwira bati umurozi wa mbere tubonye no umuntu bita Chita. We sha Ndakoze ko mbona Chita yicecekeye. Yicecekeye? Acacakanya byinshi. Niyo mpamvu ari agakuri. Chita se ni igikuri. Chita ntabwo ari mugufi cyane. Ibaza umuntu akuzi ko wasaze Bria. Tesha. Chita muraresha we oya aragusumba ariko Chita. Ako reba ukuntu byonyine ngana nkaba musumba. Musumba. Kara kantu gasa nka bwana y'isuka jewe karansoba. Agasha nk'ubwo buntu bw'ubukoko mu murarya bw'ubugufa. Ujye ubona inkoko mba niko tubayeho. Ujye ubona inkoko nyemba ndya. Bakanda cyane nta nkoko irimo. Inkoko ya bitatanu ze. Ako nta gakoko kari wajya ngo ni inyoni. Sura we yatwereye inyama tukirira. Wagaye tukirira. Nizishaka ariko ngewe umuntu yari yakiri isosi se umuntu na sosi byejo bibara bejo tuzarya mu gasozi. Muri gato ubuzima buragoye. Bria ngewe rero ndabacitse mwana. Ugende gwisi. Asante sana mwana. Wow. Ngewe ndagusabye nkuza wawe nyine fata. Uri ngaka. Kayirere. Aha. Wakoze. Hanyuma rero namwe Imana ibarinde byari byashaka kwambira ngo nimukazajya mutega umuntu iminsi bagwe baze kumfollowinga Instagram yanjye yaje. ngo bende gufollowinga Tesha ajya Tesha Tesha Sharon. Tesha Sharon. Ajyanye na yari kumwe yanjye nayigaruye. Kwa magic. Ndi kunyanja nani kintu nshaka gufataho. Umva. Ujya kuvuga sura birangiye. Ureke mwe mutega iminsi ntabwo nakomeza kuvuga nari kubona comment ngo mbroke abantu bari kuno. Kusomera hano. Aba ni kumuro wanjye ugiye gushiramo. Umva. Ndusubiza inyama yo tuziya zitatara. Nibyo nari ngiye kuvuga ariko ubu mubwiye yakwica. Umva. Nyine badababwira nimukazajya mucira umuntu urubanza sibyo amategeko arahari n'umuntu aba yakora amakosa bamuhana wenda n'abandi bakabivugaho ariko mutagiye kumusebya muri rubanda ngo noneho mugeze ku myaka 7 koko none abantu bandika title man banakwicisha mujye mwandika ibintu muhagaze abuze undi uyu ukandika inkuru uhagazeho wapfa mari biboro bya ntabwo biri kugenda baho ugera usubira uvuze inkuru ya nyayo wabiki wapfa uvugishije ukuri wapfa ukuri kuraryana
Brian kwa Sabe turagukumbuye ahubwo natwe turashaka kuza hostinga Sabe kuri channel yacu wamaye kukanyamashiri nubwo wararuhinga wampaye pome yanjye Isimbi TV turagukumbuye umva Isimbi TV n'abana beza Sabe n'abana beza aramezo hara ni mu rugo arani mu rushabe ufite udutoki twiza burya kuri urwo rwego nanje yego mana mvane zo no bana ngandika umva kuwa mbere nta kiganiro twasohoye no kuwa kabiri ko nari ndwaye ejo nibwo tuzahereza Gitafu telefone yiwe ejo azaba ari umuje ejo kuwa gatatu nazagira umuntu uzabo umva tuzarya show bazaduha show hanyuma rero Imana ibarinde goodbye turabakunda ibisubizo bivaho bitwa